Igitondo gikomeye cyane, igitondo kibi cyane rero ku mutwe wa 23 imirwano yongeye kuzindukira hano ku mupaka wa Kavimvira. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zongeye kwinjira ku bwinshi cyane, zongeye kwisuka hari nako zikubita zisatura umutwe wa 23 ku mbaraga zikomeye cyane, ndetse zikoresheje amakompora hakomeye cyane. Tugiye no kuza kuba turebera hamwe uburyo byaje kuba bigenda ku muhanda wa Baraka werekeza za Fizi. Uyu muhanda nawe wongeye kumvikanamo imirwano ikomeye cyane muri iki gitondo, aho ingabo za FARDC nazo zongeye kugabaha igitero simusiga, igitero karundura. Turibuze byose kugenda tubyinjiramo, turibuze kugenda byose tubirebera hamwe, tubabwire ikintu giteye uru rugamba kuba rutangiye gukara muri iki gitondo, biraza kurangira gute. Turaza kandi kuva aho ngaho twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri Rucuru. Nanone ibintu byongeye gukomerera uruhande rw'umutwe wa 23, umwiryane ni wose ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu bayobozi babo hafi kurwana. Turaza kureba rero uburyo bakomeje kugenda basubiranamo abayobozi bakuru, abarimo General Sultan Makenga, abarimo Wiringoma ntago bari gucana uwaka, ndetse n'abarimo Colonel Nanga barimo baragenda rwose basubiranamo ku buryo bukomeye cyane. Turaza kubyinjiramo mu nkengero z'umujyi wa Uvira, nuko biracyakaze, ibitero bikomeye cyane n'ubundi bikomeje kugabwa ahangaha, nabyo tugiye kuza kuba tubirebera hamwe. Ari nako tuza kwerekeza mu kiyaga cya Tanganyika, naho hongeye kumvikana ibitero bikomeye cyane. Tugaruke hano muri Warikare, naho turongera kuba tubirebera hamwe cyane. Umutwe wa 23 nyuma yo guseba, nyuma yo kwambika urubwa rero wo ugakura ingabo muri Uvira, utangiye kugenda uvuga ko ngo gukura ingabo cyangwa se kwikura mu bice ngo atari ikimenyetso cyo gutsindwa, ngo kuko mu bihugu byose mu ntambara zikomeye zose ibihugu bikomeye byatsinze ngo byabanje kugenda byikura mu bice. Batanga ingero z'Uburusiya ukuntu bwikuye mu bice ubwo bahanganaga na Napoleon, ndetse batanga ingabo z'Abongereza, batanga ingabo za Vietnam nazo ngo zarabikoze. Ariko ukuntu kwikura mu gisebo, ukuntu gushaka guhisha intsinzwi ndetse n'ibiri kubabaho bikomeje kugenda rwose biba byinshi cyane ku buryo kubimanaginga bikomeje kugenda noneho birushaho kugorana. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Igitondo kiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mutwumvira mu bice bitandukanye. Dusuza abantu baherereye mu Burundi, abatwumvira mu ntara ya Cibitoke, abatwumvira mu mujyi wa Gitega, abatwumvira i Bujumbura, abatwumvira mu bice byinshi bitandukanye by'u Burundi. Reka tubasuze abatwumvira muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Bukavu, Goma, Rucuru, Masisi, Warikare, Karehe, Kabare, kagenda ukagera Uvira, ndetse no muri za Tanganyika, Mikindo n'ahandi hatandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwese turabasuje. Abari mu Rwanda, i Kigali, Rusizi, Rusumo, Nyagatare, Musanze, ndetse n'ahandi hatandukanye za Huye, mwese ntara zose reka tubasuze. Abatwumvira muri aka karere k'iburasirazuba mwese waba uri, reka tuguhe ikaze, ndetse i Burayi, Amerika n'ahandi muri Aziya, mwese tubahaye ikaze. Reka rero amakuru yacu tuyatangire twihuta cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Rero muza no kudushyikira mukanda subscribe, like, ndetse n'ibitekerezo byanyu muri comment. Imana igakomeza kubafasha ndetse no kubagura mu mirimo yanyu mugiye murimo cyangwa se murimo murakora magingo aya ngaya. Reka rero dutangire ku mupaka wa Kavimvira. Imirwano yadutse mu masaha y'isa 9 ashyira saa 10, ubwo urugamba rwazaga kuba ruhindura isura, ubwo ibintu byatangiraga. Ingabo za FDNB zambukaga zigakubita umutwe wa 23 ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za 23 zigatangira gushwira imishwaro, zikanyanyagira, zikamera nk'intama zabuze umwungeri, zakubiswe ndetse zifatanwa intwaro zirenga 48, ndetse abasirikare barenga 50 bose bahise bafatwa gitumo cyangwa se baguwe gituma ku kanya, batangira gukabwa cyangwa se barafatwa, bahita bajyanwa Uvira byihuse cyane na batayo
ya 590, ndetse ubu tuvugana nuko ingabo za M23 zisigaye zirukanse zahungiye kure nyuma yo gutekereza ko ngo zakegera umujyi wa Kavimvira ngo zikazajya zigaba ibitero ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se zikagaba n'ibitero mu Burundi. babakubise abahungu ba General Neva, barabashwiragije, babaha gasopo, barababwira ati n'undi munsi vuga uvuye aho rwose uyu mutwe ubaye iciro ry'imigani muri iki gitondo, aho rero ingabo z'u Burundi zije zisize insenda zariye Karungu, zamanukanye ibifaru bigera kuri 6, zimanukana ibitwaro bya BM bigera kuri 3, ndetse zimanukana ibindi bitwaro byinshi birimo machine gun, birimo RPG, birimo ndetse n'ibindi bitwaro biremereye cyane birasakure, aho bongeye kuba barasa ku buryo bukomeye umutwe wa M23 bakawutitiza, bakawuhahamura, bakawukubita ku buryo bukomeye cyane. Uyu mutwe uraza kuba ukora iki nyuma yo gukubitirwa Kavimvira, nyuma yo gukubitwa bikomeye cyane, bakubitwa nk'agahinja, bakabakubitsa babateruye kugira batabona nuko baza kwiruka cyangwa gutora amabuye. Baje kuba batangira gusubiranamo irumangabo, bibura uko bigenda rwose, babuze uko bigenze. Abayobozi batangira gushinjanya amakosa, abayobozi bo kurane rwa politiki barimo Colonel Nanga batangira gushinja Makenga amakosa, Makenga nawe atangira gushinja Bananga na Bertrand Bisimwa amakosa, ndetse yemwe ubu tuvugana barimo barasubiranamo hafi kurwana. Ibintu biri kuba byabacanze, ibintu biri kuba biragoranye cyane, bikomeje kugenda birushaho kuba byinshi cyane, ku buryo bari kuvuga ati abayobozi b'agisirikare nimwe muri kudutsindisha, kuki mutari kuyobora urugamba neza? Abandi bati namwe ni mwebwe mwabiteye, twafashe igice gikomeye cyane nka Uvira cyari kudufasha, murangije muragenda mwumva ibyo bababwira, barabakanga, mukurayo intwaro zanyu. Abandi barabasubiza ati rero niba utaranasomye neza we Makenga, n'amashuri yawe ni makeya. Ingabo zose zagiye zitsinda zikomeye, zabanje gukura ingabo zabo mu bice bitandukanye, cyangwa se gukora withdraw, aho Uburusiya bwabikoze buhanganye na Napoleon, ndetse Abongereza barabikoze, Vietnam yarabikoze. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu byagiye birushaho gutuma batsinda nyuma yaho. Ibyo rero ni ugukomeza kugenda kurushaho kwirwanirira, cyangwa se ni ukugira ngo barusheho kugenda bereka Makenga ko gukura ingabo hariya bitatuma bitwa ko batsinzwe. Ariko we arabashinja amakosa, aravuga ati ni gute twifatira ahantu hatubijije icyuya, mwarangiza mukaza kuhava ngo nuko babakanze, ngo nuko bababwiye. Undi nawe aravuga ati banza urebe ibibaye kuri Nicolas Maduro, ibintu bimubayeho mu kanya nk'ako guhumbya. Iyo tubyanga baribuze Amerika igahita turangiza, ariko ubu ngubu byibuze twakongera tukiregurupa tugakora ibindi, tukazanahafata ikindi gihe. Nuko rero muri M23 bihagaze. Reka twerekeze no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, cyangwa se mu nkengero za teritwari ya Uvira. Nanone urugamba naho rwongeye kubyuka ari isibaniro, aho bongeye kurasana ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za FARDC bongeye kubyuka bagaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye, mu dusozi twegamiye cyangwa se dukikije umujyi wa Uvira, aho baketse ibirindo bya 23 bahita babigabaho ibitero, barashumika, baratwika, baharashishije drone ikomeye cyane, ndetse ubu ngubu ibirindiro birimo biragurumana, birimo biratunumuka. Ubu tuvugana rero ntawo kurubara basigaranye. M23 iri mu mazi abira nk'ifi itetswe, yabuze ayo yoga, yigira ngo izi koga mu nyanja, ariko amazi yo mu isafuriya ari kuyibirana ikabura uko ibigenza. Reka rero mbabwire ko mu kanya gato turagaruka dukubitira no muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Warikare, muri Rucuru, naho tubabwira uko bimeze. Tuze kugenda turebera hamwe buri kimwe idonido, akantu ku kandi, uko amakuru akomeje kugenda aza ari menshi, naho adusumira turaza kugenda tubigarukaho. Za updates nagiraga mbagezeho muri
aya masaha y'igitondo, ariko ingabo z'u Burundi ibintu zikoreye hano muri Kivu y'Amajyepfo ku mupaka wa Kavimvira bizigwa mu mateka y'intambara. Turaza kugaruka rero, mwibuke kudushyigikira mu bitekerezo byanyu muri like ndetse na subscribe. Ciao ciao, Imana ibarinde.